so imbaraga rero nzikura hehe ubundi mu bisanzwe nuko abantu tutabizi ubundi tuvuka rimwe mu isi tugatambuka irindi rero ibyiza nuko haranira ko mu bintu ducamo cyangwa ubuzima ducamo nuko twajya dushakamo dutera intambwe zigana ku byiza kandi zifitiye akamaro abantu benshi ngiye muri njyewe nizo passion numva zimbamo zo kwiyumvisha ko nta ukora byose ariko gerageza mu byo ushoboye ubikoresha na kwijana ngiye rero imbaraga zanjye muri njyewe numva byinshi mfite imbaraga nageraho ibitekerezo nageraho ibiki byose namenye nabigeza no ku bandi kugira ngo twese dufatanye ikindi abandi umuntu wigira no ku bandi iyo umuntu andusha ndamwegera nkiga akanyigisha kugira ngo ndebe ko nagira ahantu mva nahongera uyu munsi rero tukaba twatembereye tukaba twasuye Kabagema TV nk'umuntu mukunze nk'umuntu ukurikirwa n'abantu benshi ugerageza gusharinga kino kiganiro ngiye muri kumva kuri Mike ni MCGK Hope nubishaka nubikunda uraza kumwita Kaziranenge hanyuma uyu munsi rero Kabagema TV nk'ibisanzwe kona yiyambitse yikwije ameze neza cyane umupapa ushima Imana turi kumwe n'umujene ku ruhande rwiwe bamwita Gashema soro umeze neza ikigaragara rero ni bya bindi bajya bavuga rwose ibintu tubona bidasanzwe ndabona amadarapo atandukanye n'ahantu bari buze kubidusobanurira ntago rero ndi bubavuge namenyeye kuvuga amazina y'inka byarimba nkavuga y'abakobwa bitewe n'uburyo nizihiwe mwebwe ndizera yuko muraza kwivuga muri abantu b'abagabo turabakiriye kuri Kabagema TV show mumeze muti okay so urakoze cyane uyu munsi akaba ari ngiyewe ubakira ariko burya iyo ugeze mu rugo wisanga urugo ruhinduka urwawe so uyu munsi rero ni wawe ni kuri Kabagema TV murakoze cyane nk'ibisanzwe ni Kabagema Isaïe Dieudonné uyu munsi ni amahirwe kuba ndi kumwe na mushiki wanjye nawe araza kubibwira so uyu munsi rero ni ibyishimo birenze kuba twahuye turi abantu tungana gutya so yari n'iminsi tudaherukana so nibyo gushimira cyane kuba uyu munsi twahuye ndetse bakaba basuye na Kabagema TV so murakoze cyane rero asante sore wize neza nabuze icyo mvuga uko biri kose kuri Kabagema TV uyu munsi haraza gushya hagomba gushya mbere na mbere nanjye ikintu navuga ndabasuje fans bose kandi nawe Isaïe Kabagema oje mwahuye kabisa ariko ko mutahaye muranyibukije hari ahantu nigeze mbasanga i Kigali 2023 ahantu twari turi buze kubigaruka ariko Gashema mugihe kugira ngo tugwe mu kiganiro neza nubwo turi bubigarukiyo ariko kankakubaza mbwira uburyo umunsi wa mbere nagusanze hariya muri Rige ahantu nagusanze uri kunywa agafanta uri kumbwira tebana ngo GK ndagiye rwose nayizaye uburyo noneho uburyo mwajyaga muvuga uburyo muzaturana koko bikaba birangiye munaturanye Canada ni igihugu cya kabiri ku isi k'uyu mugabane mbwira uburyo ukibona baguhaye umunsi wari uzi neza ko muzahura na Kabagema yanjye mani Kabagema undi yari close wanjye yadanje tugatugenda tugahura ari gucuruza umujama n'umufasha sinzi impamvu utayikomeje mani twajya tugenda twaragendaga tugahura twarangiza tukiganirira nkamubaza se umwanya umeze gute kandi kano karakubereye ngatakanyambika ngatanigirira wenda byuka mwari mwicaye nk'imfura mumeze neza cyane umugani wawe rero umunsi wa mbere bamwita day kuko yaje mbere abajama bo barabizi nabo bazanye ariko twagumije kuvuga namubaza amakuru sitasiyo n'ite kuntu neza nawe ati bane umwanya wanjye nuza uzandebe Kabagema TV nubwo yicaye ahangaha tukaba twamwatse kuyobora gahunda nkaba hanyuma turagira ngo aba yatwakiriye rero iyo umuntu agiye iwabo arisanga akayoborwa n'ibikorwa bihari niyo mpamvu kuri Kabagema TV ndisanze hanyuma
agashema abantu bwa mbere bakomenye kuri Kabagema TV biyumvishe Kabagema TV bakibona iyo foto yawe bakibona face yawe uburyo uganira nk'imfura twabyumvise rubanda bari buze gutera comment dukunda rubanda mu postinga mutanga ibitekerezo ubutaha tukazagaruka ni mu bikunda tukongera tugasubira n'ubundi tugahura nk'umuryango mugari iyo bumvishe Gashema tubwire ngenda hari ukuntu nkuzi ese Gashema ni muntu ki akunda iki imyiyumviro arubatse gutyo kugira ngo baganire n'umuntu bazi turagira ngo utubwire umusore uri imbere ya Kabagema TV umeze neza wambaye idarapo rya Kongo outfit hose ni muntu ki akunda iki arya iki anywa iki wenda akantu babibagiwe igihugu umusore umujejeta ubu ni rwo rwego niyo iyi niyo level yo mu ngo baravuga ngo akambere kararyoha akanyuma kakarushaho tubwire mbere na mbere nk'ukuntu nabasuhuje amazina ni Gashema urugo ni Halifax ndi umukongomani nubwo ndi hano muri Canada ariko Kongo ni ku mutima naragiye ngiye gukatisha indege nshaka kwigendera bahamaze se ejo bundi uvuye kuko nyine bareba igihe uje iminsi maze hano kareba kavuga ati se kuki usubira Canada imeze gute ndavuga ati nkumva amata hano sinabwo ugiye nkumva yayandi ifuru baje barambira bitegereza bavuga ati umuhungu oya ugiye muri make nakari kanyuzemo abantu banjye nitwa Gashema mu rugo ni Halifax and single I'm not married I'm still searching bro n'abafana ba Kabagema ikintu cya mbere cyo nkunda gushishikariza abantu mani mudukunde tubane dutezanye imbere kandi mujye muza hano tubafitiye ibintu byinshi abantu batazi amateka Kabagema akenshi ku bantu bakurikira ajya ibiganiro agicishaho by'amateka situation nyinshi ariko nyine nabashishikariza nibagira inyota bagira amatsiko bajye basura yicano umushirikire comment subscribe ibitekerezo babisaba share ikintu cya mbere murakoze kunyakira kwicana welcome Gashema gusa ndagushimira uburyo wateye intambwe adufite abajene benshi bagiye bava mu makambi ariko yahagera agahindura inyito nimba yarazi ikinyarwanda akibagirwa bikanyibutsa mbere uburyo abantu bavaga mu nkambi yaba yiga nk'imusanze ahageze agahita yitirirwa ako gace cyangwa kitirirwa za Bigogwe naye ntabe proud y'icyo ari cyo kandi burya rero dushaka ko dukuraho ndetse ikihe kintu turabukuzi uzamure basket wazamuye iki mu maklabu waraperforminze ugera ku rwego rwo kuba waba na fashion ubwira n'intambwe yo kugera muri Canada kandi nta musore n'umwe yigeze kurusha iterambere kurusha gusa neza bitavuze icyuri cyo cyangwa ko bitenda guhindura icyuri cyo imbaraga uratuza kudusobanurira imbaraga uzikura he zo gukomeza kuba proud y'icyuri cyo abandi bagenzi bawe cyangwa se bari bakuru bawe barumuna bawe urungano rwawe mwakinanye basket wabaye umutoza wa basket benshi uraza kuduhereza ubwino kuri bo kugira ngo uze kubagira n'inama ituma abantu bagera hanze bakibagirwa icyo bari cyo kandi burya kubicyura icyo ni amateka kuri wowe ntabwo wabihisemo ikibazo si uguhunga ikibazo ni uguhunga mu mutwe ugahunga ubwonko ugahunga inshingano ntabwo wahunga icyo ari cyo uko biri kose ni ibibazo uba witera hanyuma rero Kabagema TV ku bwanjye ndagushimiye niyo mpamvu navuze ati ngombe ngusure mpagere icyo byansaba cyose niyo mpamvu rero abafana bari buze kutubwira pati ya kabiri tuzongera tuyikomeze n'ubundi twabonye feedback z'abafana ba Kabagema TV hanyuma ikibazo cya mbere uri budusobanurira mu minota mike ni ikihe kintu kigupushinga kutibagirana abantu wasize bagakomeza bakubona muri rya zina rya Kabagema TV coach twamubonye uri umwe mu bantu bakinnye basket mu nkambi watoje basket ariko ukerekana ishusho y'ahantu uri naho wavuye urakoze cyane
umbajije ibibazo byiza kandi ndumva n'undi wese ukurikiranye Kabagema TV ibibazo umbajije MC Hope n'undi wese yabisubiza kuko ubajije ngewe ariko ubajije benshi muri rusange. Ariko muri nk'uyu munsi ngewe uri hano ndagira ibyo ngusubiza bigendanye n'ikibazo umbajije. So mbere kugira ngo wenda dukomeze kubyumbajije, ngewe nitwa Kabagema Isaïe Dieudonné, abantu benshi banzi ku izina rya Zizu. Mu bisanzwe nkaba nubatse, mfite umugore n'umwana. So nkaba ntuye muri Fredericton, muri province ya New Brunswick hano muri Canada, mu cyo bita East Coast Canada. So aba bavandimwe rero ndabashimiye cyane, bakaba baturutse kuri Ocean Atlantique, bakaba baje kudusura. Ni ahantu ugenda n'amasaha arenze 4 n'igice muri highway. urukundo rwinshi. So urumva ko n'ubwitange bukomeye, ni abantu bo gushimirwa cyane. So kutoka zamani, kuva zamani. So ikindi rero enda ntarajya mu bitekerezo mu byo waruvuzeho, reka nshimire na Gashema ni umuntu tuziranye, ni murumuna wanjye dukundana cyane, kandi twagiye tuganira ibintu byinshi bitandukanye, ku buryo hari ibintu byinshi duhuriyeho. Hari ibintu Gashema duhuriyeho, tujya duhurizaho. Ni umuntu uri hambo, acisha make, uvuga mu buryo ibintu byose abicisha muri Pacifique mu buryo bwitonze. So kuko nanjye rero ibintu nkunda, nkumva ari umuntu nishimira nka murumuna wanjye. Mu bintu byanshimishije ni ukumva ko yageze muri Canada, yaje ankurikiye, twari muri ligue, tuza no muri za Vaevie za Kiziba, gutyo tugenda tugaruka. Ni ibintu ducanga rimwe na rimwe tubazanya amakuru, bimeze bite Gashema. Okay, ariko uyu munsi ntabwo tukibazanya, ahubwo nsigaye mubaza Gashema, uri gutekereza iki muri Canada? Uri ku iterambere ryawe uri kuripanga gute? Ese abanyakiziba uri guteganya iki? Ni iki warushije abandi uri kubona uzageza ku bandi? Ubundi yenda ndi gukomeza, ubwo twinjiye no mu bitekerezo warumbajije. Ku kibazo nakubazaga, ku kibazo wambajije, courage uyikura. Yego, urabona courage ngewe aho ngikura. Ubundi ibi bihugu baravuga ngo amahanga aragendwa ntagaturwa. Biravuze rero ngo amahanga iyo yagiye ugiye guhaha. Rero amahanga iyo ugiyeyo yahahiremo we ntuyaturemo. Ntabwo bivuze ko utayaturamo, ahubwo biravuze ngo amahanga bya bindi byiza wamenye genda ubishyikiriza abandi warushije gutanga hano, cyangwa nabo muri kumwe yenda niba ari akantu kazima wamenye ukabagezeho muri rusange kabagirira akamaro. So imbaraga rero nzikura hehe? Ubundi mu bisanzwe nuko abantu tutabizi, ubundi tuvuka rimwe mu isi tugatambuka irindi. Rero ibyiza ni uko waharanira ko mu bintu ducamo cyangwa ubuzima ducamo, ni uko twajya dushakamo dutera intambwe zigana ku byiza kandi zifitiye akamaro abantu benshi. Ngewe muri ngewe ni izo passion numva zimbamo zo kwiyumvisha ko ntawe ukora byose, ariko gerageza mu byo ushoboye ubikore 100%. Ngewe rero imbaraga zanjye muri ngewe numva byinshi mfite, imbaraga nageraho, ibitekerezo nageraho, ibiki byose namenye nabigeza no ku bandi kugira ngo twese dufatanye. Ikindi abandi umuntu wigira no ku bandi. Iyo umuntu andusha ndamwegera nkiga akanyigisha kugira ngo ndebe ko nagira ahantu mva ndahongera. Akaba ari n'ibintu byiza burya byadufasha nko muri ibi bihugu, nk'abantu turi muri ibi bihugu, ni connection yakabaye iba nyinshi kurushaho. So muri rusange turagenda twungurana ibitekerezo byinshi, ariko ni gutyo muri rusange. Asante, urakoze cyane. Abantu mukurikiye Kabagema TV, twongere tubibutse muze gukora like, comment, subscribe kugira ngo tuve mu bwiza tujya mu bundi, mukanya twisange ku gasozi ka bwiza. Hanyuma ndaza kukubaza n'inama ni ikintu gito ndifuza kukubaza. Ese urubyiruko ruva hariya rukagera ahangaha bagahita bibagirwa hashize habo, kuko impamvu ukora ni uko uza aho wari uri, hari n'icyo ushaka kugeraho. Tutaragera uko biri kose, uburyo tukubona imbere ya Kabagema TV, uburyo utanga inama, uko byagenda kose
nubwo bitaragera ku nzozi zawe ariko uri kurwana nazo. Ubuzima ni struggle, ubuzima ni struggle. Ubu ngubu ngiye ku giti cyanjye mfite amakuru y'abantu barenze umwe bavuye mu makampa atandukanye. Ntabwo ndi buze kuvuga kanze nk'uvuga umwihariko bavuye mu nkambi yo mu Rwanda zo mu Rwanda. Ntabwo ndi buze gutopinga ku nkambi z'abakongomani. yazirengaye hari iz'abansiye n'iz'abanuvo bejo abansiye ndumva ashobora kuba harimo Mahama yahoze ari Byumba igahinduka Mahama kadufate mu izo ngizo ko ari eshatu z'abansiye. Iyo umuntu yabaye muri ziriya struggle yagera ahangaha ukabona ari kujya kure, kuko ubu ngubu dushobora kuba dufite umubare urenze n'umwe navuga ushobora kuba yarageze muri ibi bihugu bakamuta hanze bakamugira umuhomuresi. Abantu bita abahomuresi wenda tubishyize nko mu ndimi z'iwacu cyangwa mu Rwanda ni umuntu w'ingegera hari udafite ahantu inzererezi. Iyo umuntu avuye muri buriya buzima aragize amahirwe, uri umusore ugize amahirwe ufite gukora, hano ikintu baguhereza baguha uburenganzira bwo gukora. Iyo ubaye imbubayo iwawe umugabo ukabigeraho. Ese nk'umuntu uva hariya hantu yarangiza ubuzima yari arimo agakomeza n'ubundi agapushinga nabwo bikageraho ajya dawuni akajya ku muhanda, niyihe nama wamugira? Abaje uwo nguwo ahangaha ntago bisubiraho, sibyo? Ntabwo ari nk'iwacu wenda ngo haraba tolerance ngo uranegosiya. Hano ni itegeko iyo rikugonze uvamo. Umuntu bitarabaho uri kubona ashaka kujya muri iyo myitwarire, niyihe nama wamugira? Rero ikintu umaze kubona hano muri aya mahanga nta mikino. Urabona muri Afurika cyangwa se mu kiziba muri rusange twakoreraga muri rwa rukundo rwa fresh rudasanzwe, kabone niyo wagira iby'ihombo kumva nta kibazo, ntacyo umutima ugushinja. Ariko hano mw'ibi bihugu ikintu cyose kirabarwa, nta kintu cy'ubusa kibaho, nta n'ikintu cy'ubuntu kibaho. Nta tolerance hano ni zero. Ni ukuvuga ngo niba urebye umuntu nabi birahana, niba ubajije umuntu izina atashaka kurikubwira birahana. Rero icyo mbona muri njyewe nk'umuntu wenda umaze kubona experience, sindahamara iminsi ariko namaze kubona byinshi, birasaba ngo mayindi yahariye twari dufite isa nkaho twatese ubona ari mu rukundo rwinshi ntacyo bitwaye, nta ribi. Hano rero wiga kuba nk'abahano uko babayeho. Hano baragusekera ariko ku mutima bisa nkaho bidahari. Iyo bisuzumye ntabwo biba bihari. Rero bisaba ngo niba ugeze hano uri umujene nk'uko wari ubivuze, niba uri umujene first of all, niba uri umujene ugomba kugira gute? Ugomba kwibuka ko nibura ugomba kugana ishuri kugira ngo wige imico y'abahano. Ntabwo imico y'abahano uzayiga ugenda mu mayira cyangwa ugira gute, ahubwo imico y'abahano uyiga ari uko wagiye ku ishuri cyangwa wagiye, kuko hano ntibakora n'ibirori. Hari igihe umuturanyi yakora n'ibirori ntube wanahagera, ahubwo ujya ku ishuri niwo uhura n'abantu ntunabimenye, nta nubwo biba binakureba. Nta nubwo ari bya bindi byo kuvuga ngo twebwe twagiraga ngo niba nakoze ibirori mu rugo abaturanyi bose bakaza. Hano ntabwo bibaho, ngo nta bukwe butagira umuvumba. Hano ntabwo bavumba rero please. Hano ntibavumba. Hari umuntu wambwiye ariko ngo kuvumba ni umuco, ngo ariko kuvumba neza no kuvumba ijambo. Yes, kuvumba neza ni kuvumba ijambo, ariko aho bari buri nariguhe ukanarihavugira. Ariko hano ijambo buri wese ararihorana, ariko ushobora kujya kurivumba bagahamagara 911. Ni ikibazo. Ukarivumbira hehe? Mu buroko. Rero ahubwo umenya ubwenge kugira ngo ibintu bitaza kuguhindukiraho. Rero muri rusange kubaho hano kugira ngo utere imbere, ngiye muri rusange ukuntu maze kubibona. Mbere na mbere ugomba gutekereza ukavuga ngo navuye mu kiziba aho byose bidakunda, aho ntekereza ntibishoboke, kuba ngeze muri aya mahirwe aho ukakira ukuvuga ngo ugiye iburyasaza azirya mbi. Hano ugomba kuzimira bungura ahubwo ukavuga ngo rero niba ngeze hano nkaba mbona, urumva agashema, niba ugeze hano ukaba ubona yenda hano ibintu byose hano barakora. Usanga abantu hano biga gusevinga. Ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kwiga gusevinga,
ugomba kwiga ibintu banga byagushyira mu buroko. Ugomba kwirinda kubeshya, nicyo kintu kindi banga mu masheni. Bimwe byo kuvuga ngo ndamutera ngo dusomo ngo amasiyasa, ntabwo bibaho. Hano ibyo uvuze bifatwa nk'ukuri. Niyo ubeshye rero ni umva umwanzi wa bose. Ngewe ikintu cyanyumije, yego, ikintu cyanyumije ni kimwe nk'uwacu muri Afurika. Yego, iyo udashatse gusubiza umuntu wiceceke. Yego, ariko hano guceceka ahubwo nabonye ari icyaha. Guceceka nabwo ni icyaha. Uzi ko mani musuzugure ariko umusubize. Yego, kuko bo icyiza cyabo bemera ukuri, bemera icyo uvuze, baba bacyumva nk'ukuri. Icyiza cyawe nicyo bahereza agaciro. Iyo wihaye uravuze ati mu rugero barakubajije urugero nko muri class, ugasanga niba bari kwigisha ibintu bijyanye n'icyo, kandi wenda ntabwo babyumvise kubera ko ururimi rwa second. Yego, ntabwo uruzi. Yego, wowe ugahora witurije wimereye gutya bro, zibajya barakara baravuga aba bahita bakubona nk'umuntu. Umuntu bwa mbere yaraje yafashe amani ni ukuri, araje arambwira ngo Gashema dusiyane mu gitondo nyine uduhugu twabo kitwa Auguste, yes, ku gapusi kitwa Auguste. Urumva n'amazina y'abantu Auguste just nyine ariko zari kumbwira. Ategereza nyine n'ubwira uzi ngo bari kuvuga nk'umupeti, uzi ngo bari kuvuga wagize ngo ari kuvuga uruhinja yasize aryamishije. Yehunga ati ngo yaje urukundo bikinira mu gituza cyanjye, kandi nibwo bwabwe abaraturitse arasetsa. Nanjye kubera ko nari maze kumva ibyawe kubera ko ari ipusi, kumva ntabwo nahise ngenza ute useka. Ntabwo ari ibintu bisekeje, ntabwo ari ibintu bisekeje bro. Yaragiye ajya kuri instructor wacu, agenda aramwegera amuga ati ngiye mfite ikibazo. Gashema namubwiye inkuru yanjye yanze guseka. Bro, instructor yaje namubwira ati Gashema wayanywa ati we ukwiye kutasetse. Namubwira ati ntabyo narizi, yabwiye ipusi. Numva ari ibintu bisanzwe. Mu gihugu cyacu ipusi ntabwo ntabwo twanayitwikinisha. Ariko bana bajambo bari serious mu bintu byabo. Iyo usmayirinze twari turi kuvuga, iyo umweretse mu mboni yawe uvuye mu kanwa cyane no mu maso hawe, abona ko muri kumwe, ibindi biri inyuma ntagashaka kubimenya. nta nubwo ajya kujajinga atekereza ibintu. Ariko iyo umuntu mu rugero rucecetse atatekereza atabona ko atavuga ati hari ibindi noneho we uzi ushaka ko ngakumuhisha. Niyo mpamvu rero hano ugomba kuba, niyo mpamvu twanabivuze, ugomba gufungura ukamenya ibyo bakunda n'ibyo banga, kandi ukaba open. Ikindi sometimes ugasmiling ikindi Gashema yenda amaze kubona tutaratandukira n'ibyo MC Hope yatubajije. Ikindi yenda mbona mw'ibi bihugu, urabona iyo ugiye kuganira n'abantu yenda benshi cyangwa inzira zituma abantu bajya mu homeless, hari abantu bazi ngo baho umuhomeless ari uko yenda warwanye, ari uko warashe umuntu. No, ushobora no kubura amafaranga, ushobora kwigira imbwa ukanga kujya gukora, wabura amafaranga yo kwishyura bakagushyira ku muhanda. Ushobora kuba uri umuntu ujya ku kazi, ukaba uri umuntu usiba kenshi, uri umuntu bakabyandika byaba byinshi, ahantu hose ugiye gusaba akazi bakakakwima. Ubwo iyo ni record mbi cyane. Ushobora kuba uri umuntu yenda urabona nk'ubu ngubu yenda uri umuntu mukuru, uri umusore w'imyaka 20, ubana n'ababyeyi, yenda wirirwa batesha umutwe, urukumva icyo gihe bemere kugushyira ku muhanda, bakavuga ati uyu mwana rero twabonye amaze gukura, ntagashaka kuba umugabo, none nagende, bakakwirukana. Ikintu cya mbere nabonye hano cyatuma ubaho umurezi directly, ntabwo bita gusa direct, ariko completely inzira zakujyana vuba vuba. Ikintu cya mbere hano muri Canada, ariko narabyumvise no mu yandi ma state no muri Amerika n'ahandi na Australia, biga ikintu bita credit score. Yes,
credit score iriya credit score niyo ya mbere mbi. niyo ya mbere mbi. hano abaciye mu buryo muvuga credit score umuntu wa mbere ashobora kuba ari kuryo kuko twebwe ntabwo tugarukira hano muri Canada hehe ni abantu benshi bakurikira Kabagema TV iyo uvuze nk'urwo rurimi z'amahanga kugira ngo abantu babyumva kenshi ni bene wacu ni abakongomani by'umwihariko rw'ikinyarwanda ndetse n'abanyarwanda badukurikiye nabo turabashimiye n'abandi abantu nk'abo kugira ngo ubisobanure nyine yego abantu credit score ubundi navuga ngo ni icyizere cy'imisha mwenda yewe credit score yenda nk'abantu bagiye ku ishuri reka mbisobanure neza urabona nk'iyo uba mu kigo hari ibigo wajyagamo bakaguha agakarine amakosa ukoze yose bakagenda bayandikamo noneho cyagiye bagiye gukora igihembwe cyajya kurangira bakareba uko wagiye witwara ya manota bakayandika kuri bilete kuri behavior bakaba bashobora kuvuga ati uyu muntu dukurikije imyitwarire yiwe turi kubona twamwimura akajya mu ishuri mu mwaka ukurikira cyangwa se kubera imyitwarire yiwe aracyakeneye discipline agasibira ariko hano iyo credit score yandikwa mu bigo byose bya guverinoma muri polisi muri hose muri bagenda batangana amakuru credit score nashaka kuvuga ni no ku mafaranga yo ku mafaranga niyo mpamvu nari mvuze ngo ni nk'impesha n'inda ni icyizere ibyo biri mu bigize ibyo umuntu hano ikintu nabonye cya mbere naganiye n'umujama bamuhaye amahirwe y'umwaka iwe baramurekuye ariko credit score yari imaze kujya hasi hano ifite iyo credit score nyine ayo manota guhesha kubona umwenda ideni nangwa se ukaba wafatanya n'inguzanyo ikintu runaka hari uko wishyura ku gihe niyo score ya manota agenda azamuka noneho ya credit kuko abantu benshi bazi ko credit ni umwenda ya score na ya manota nyine ugenda uzamuka hano rero iyo ugize umwaka abajene twebwe dukunda ambiyanse barakubwira ati turaguhereza amafaranga maze ushaka yose ushaka barayandika bro yewe ubwo ngabo jya bavuga bano bajama baba banazi bazi ubwenge ko tena nkatekereza bazayabona uti ndamutse mfuye wenda nibyo ubona batekereza kumbe bo baba bashaka kugira bakumenye barebe uko wakwitwara imbere y'amafaranga ubundi ushaka kumenya umuntu umuha amafaranga rero hano nk'abajene wenda amahirwe ufite njya nashimira n'Imana ko nta muntu basumba tuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndumva byabayeho iyo ugize umwaka ugafata inguzanyo ugatinda kujya ugenda kwishyura bro ujya umenya ko hahandi wagiye kugenda mu ikuzimu uri kumanuka niyo mpamvu nari nkubwira ako kantu icyo kintu cyo nyine cyo gusa nabonye cyata kujyana your normal direct hanyuma tujya ku musozo turagira ngo hari ikintu aho ngo mwari muvuze kijyanye n'uburyo leta ishobora kukugirira icyizere ikaguhereza amafaranga oya munakomeza nta ribi hari uburyo leta ijya ikubwirira icyizere ikaguhereza amafaranga uzabasanga no mu mashopingi menshi bahari nta kandi kazi ashinzwe gusansibiriza ngo ufate ideni akwereka ko kuryishyura ntacyo bimaze birangira ariko gusaba izina ryawe wabyemeye agashyiramo irasiyo namba yawe ariko amafaranga wibwiraga bari buguhereze y'ideni ahita areba n'uburyo uzayishyuramo agahita amenya ubushobozi ufite bwayishyura niyo mpamvu nanone credit card ziba ari hano ziba zitandukanye ariko nk'uko Gashema yarabivuze nta muntu uva mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se muri Kongo cyangwa uva muri East Africa ntabwo birabaho
tuba dushoboye gukora tuba dushoboye gukora tuza tubishaka so yenda naguciye mu byo ugiye kuvuga nk'urugero ugasanga nk'umujene wawe yamaze nk'imyaka 30 ibintu nta kintu ntabwo arabira icyuye niyo mpamvu aba afite inyota akavuga ati nanjye ku mafaranga naho ngaho sometimes ubona abantu b'abajene nkatwe kadukomeze rero tujya ku musozo ndaza kubabaza buri muntu ibibazo bitatu ku mpande zombi ni ibibazo 6 ndibuze kubabaza hanyuma duhita tujya ku musozo tubafitiye hano turi buze kwamara icyumweru tubafitiye pati ya 2 muzabone ejo bundi mbere yuko kino kiganiro gisohoka ariko turabasaba gukora like share comment subscribe kuri Kabagema TV unasharinga nibyo byibanze kuruta ibindi hanyuma ukazadushima nyuma inama nuzikunda tuzabishima hanyuma reka nze duhere kuri Gashema ndaza kukubaza ibibazo 3 gusa tujya ku musozo sibyo inama 2 wagira cyo ni cyozo cya mbere ariko gifite A na B inama 2 wagira umujene w'inkunda uza ari inkunda rubyino kujya kwitwara mu iki gihugu iki kibazo cyawe kirakomeye kukigitekereza turajya kuri Kabagema TV yaje kutubwira yuko ahora ari proud y'icyo ari cyo ni iyihe nama washishikariza umuntu utari ibintu bibiri inama 2 umugira mu munota 1 cyangwa amasegonda inama 2 wagira umuntu utari proud yiwabo utari okay proud yiwabo urugero rworoshye ni urugero sibyo njyewe ndi umujene sibyo ndi umwe muri babajene bafite ababyeyi babakene cyangwa se ntishimiye najya gushaka urugo ngatira ababyeyi kandi mbafite igihe cy'ubukwe nkavuga ko burya atari gashemeza ibintu nk'ibyo umuntu utari proud y'icari cyo inama 2 uza kumubwira igihe gashemeza arabari kubwira sinziyenda niba nakomeza yego gakomeze mugani kirakomeye ariko umuntu agomba gutekerezaho kabiri yego ikintu cya mbere cyo nzi cyo nuko buri muntu wese umuhanga yego kandi bajya bavuga ngo ingorane bajya bavuga ati ntugashinje ifi kubera ko iturira igiti kubera ko iturira igiti usanga mu mazi nawe utabishoboye iteka ryose iyo igitekerezo ko ari ikimara ari ikigoyi impamvu wenda nari mbivuze ibyo bintu nari mbivuze ni kimwe yego jya usanga ugasanga umuntu acacinze wenda atazi icyo abitse ku mutima njye nk'inama natanga bro impamvu nanjye nari nkubwiye ngirakomeye kandi nanjye ndi umusore ndetse kumva ko nanjye ndacyakuzamuka iyo dahere nta hantu ndanagera aho gusa icyiza cy'ingenzi gihari mu kubaha kubaha mu kintu cy'ingenzi cya mbere ibindi byose bigenda bizamuka biza gake ikindi cya kabiri kukekeranya umuntu kujajinga umuntu kuvuga ati se yazigeza ku kintu ikintu cya mbere abajene umva nyine ko ibintu byagenze niwubaha uzagira feedback nziza ko iyo umuntu yubaha arubaha ibyo bintu byose bigenda bikugarukaho ni hahandi nawe uhita umenya umuvuma uri bugendere uko njye nabivuga habwirwa benshi hakumva bene yo abasaza baravuze ati ngo twoyayo turekera ayo ngayo inama wazitanze turagushimiye hanyuma uraza kugira indi message nimba uzagaruka nimba utazagaruka igihe tukusubitse gatoya uraza kutubwira yego cyangwa yego turagasubitse akambere kararyoha ariko akanyuma karushaho twizere ko
ni byiza cyane. Ubutaha tuzisanga ku gasozi k'ibwiza bari kutubwira feedback ko byagenze. Hanyuma Kabagema TV weho ni byinshi twagagombye kuganira uwo igihe cyagiye kugira ngo ducungure igihe dukore n'utundi tuntu abantu batari kubireba turi buze kubereka imihanda twari turimo twiberemo twatembeye turi kuvuga ati harya iwacu naho hazamera hatya. Kugira ngo iwacu hamere hatya rero nta kindi nta icyo baturushije ni uguhuza, ni ugushyira hamwe ukazana imbaraga zawe nini ntoya ukaza guhuza. azimanira abantu amata none se agomba ko umushyitsi ni umwami. Okay, hari ibibazo nari nakubajije. Urakoze, warumbajije ngo kuki abantu bamwe na bamwe batajya baba proud. Inama wahereza abantu bataba proud y'icyo bari cyo. Yego. Uzi impamvu akenshi abantu bataba proud y'ibyo bari byo. Uzarebe iyo uri umwana mutoya, yenda ntabwo ujya umenya uko yari ari umwana, ariko twe tumaze kuba bakuru tureba abana uko bameze. Uzarebe abana uko bameze, iyo bari kumwe ntibaba bashimishwa n'ukuntu bari gukinagura bari kumwe ntawe uri gutoranya undi. Yego rwose. Ariko iyo umaze gukura utangira kuzajya wigereranya n'abandi, urumva, ugatangira kwigereranya na ba runaka. Nta nubwo wishyira n'ahantu horoshye, wigereranya n'abantu bakaze ku buryo bigeraho ya ndwara ikakwanduramo, ugatangira no kwifuza ko uriya mubyeyi ari we wakuvugira mu cyimbo cy'umubyeyi wawe. Ibyo rero ni ukudasobanukirwa ko wavutse uri umwe rukumbi mu isi, nta wundi. Ubu umubyeyi wakubyaye ni umwe rukumbi, nta wundi uzigera uvuka. Ahubwo byakabaye byiza umenya ngo njyewe iryo shema nimbona mu bandi reka mbyubake muri njyewe n'ababyeyi banjye. Icyo kintu yenda abantu niba ari n'umuntu ubyiyumvamo akabyikuramo, urukumva akabirema muri famiye ye, kuko ibyo tubona ahandi nabo ni abantu natwe byatubaho. Kandi ikindi ujye umenya ko turavuka, ubundi umuntu aravuka agakura agapfa. Rero ntabwo ngewe nijya gupfa ntabwo nzabwira Imana ngo reka bari gasore gupfa, oya ntabwo bibaho. Cyangwa Gashema bari ugenda, no, niba ari umunsi wanjye ndagenda, Gashema gasigara ahagaze. Gashema umunsi we yugeze aragenda, ngasigara mpagaze. Ni naho yenda ntagiye muri byinshi, ngewe niko mbibona buri wese agomba kuba proud y'uwo ari we, y'aho yavutse, y'igihugu cye, n'inzira yaciyemo y'ubuzima bwe. Ngarutse ku nzira twaciyemo, yenda ndi nk'urundi rugero, yenda urabona twavukiye muri Kongo iyo hasi mu byaro bya kure bimwe bya danje, tuba mu nkambi. Ariko abenshi iyo twabaga tuvuye mu nkambi tukajya kwiga hanze mu Rwanda, waramubazaga icyo kibazo, waramubazaga none se Gashema bimeze bite? Yenda bari kubona Gashema yambaye style za fresh, yambaye nk'aba fashion. Gashema kugira ngo aze kuvuga ko iwaba ari mu nkambi, yenda n'ukuntu ari kumva yahabisha abantu bari kumwe nabo, bagahita avuga ati rero kugira nanjye mbahabye neza reka mvuge nk'agasiti kazwi mu Rwanda, bagahita avuga ngo ni Rubavu. Kuko i Rubavu yenda hari abantu bakubaza, ugahita uvuga ati hari abatipe nzi Majengo, hari n'abo nzi mu mbuga ngari bambaje, leta avuga ngo ni iwabo. Amahoko zabisogwe twabasuhuje, ariko abantu bariyo turanabakunda. By the way, nta nubwo tuvuze ko tubangane n'abantu twitiriwe inshuro nyinshi, wow, ntabwo ari bibi, ariko ni izo ngaruka nk'izo ngizo. Kandi iyo ubwiye umuntu, ngiye byambayeho, nigeze mbwira umuntu namubwiye, arambaza, ndakinaga basket nk'uko wabivuze, noneho umuntu arambaza, ese iyo basket wayimenyeye hehe? Ese ko mbona wambaye amastile nambaraga amafashion nyine ya fresh, ese uyagurira hehe wanyu hehe? Nabwira rero ngiye basket nayigiye nakuriye mu nkambi ya Kiziba y'Abakongomani, nsuje n'Abakongomani bose muri rusange. By the way, so urumva, abwira ngiye nakuriye mu nkambi ya Kiziba, niho nigiye basket, ni naho nigiye kwambara gutya ko uri kumbona. Agiye kunsubiza arambwira ngo narizi ngo mu nkambi ngo nahantu haba hari ibikeri, ahantu ngo hibyondo, ngahantu hasikono. None muri mayindi yanjye ngahita n'urunaga mubwira sha wahakugeza, nta nubwo wahava burundu na ukanahatura. So niyo mpamvu rero tuba tugomba kuba proud y'ibyo turi byo, tukanabipibiriya. Uko ugenda uko abantu babona ibintu byawe nabi,
nawe wibatiza umurindi ahubwo wowe bibakuremo bereka ukuntu ibyo ubamo ari private yawe kandi uyikunda so nuko nguko ngemba mbibona. Urakoze cyane, murakoze Kabagema TV, murakoze Gashema wavuye Halifax Nova Scotia. By'umwihariko rero bakomeje batubwira ko ari abakongomani, n'abasore b'abakongomani. Ndaza kubabaza ikibazo kimwe cyose kibareba, ni igisubizo cya yego cyangwa hoya. Muri Kongo murahakunda? Ku mutima no kukubaza forever wenda ntabwo wakuyakana koya. umubyeyi. Kuba uri umukongomani ni kimwe, no kuba wahakunda ni ikindi. Muri Kongo murahakunda? Turahakunda Muzasubirayo cyane na mubyeyi wanyu. Murakoze cyane rero, hanyuma niba mubikunda muze ikiganiro turaza gushyiraho episode ikurikiyeho, mukore like, comment, subscribe. Yari MCGK, twari kumwe na Kabagema TV, turi kumwe na Gashemeza. Murakoze cyane, ikiganiro nawe utaha. Ciao ciao. so urakoze cyane nawe.